Bye ikaze mwese mukurikiye channel ya 5 minutes of football. Iyi ni channel izajya ibahereza ubusesenguzi yaba ku mikino cyangwa se umukinnyi ku giti cyiwe cyangwa se ligue ku giti cyayo muri zino ligue z'ubu Burayi mu minota mikeya itarenze 5. So nko nabibabwiye nkuko nsanzwe nanabikora, reka dutangire na topic y'uyu munsi ni Mason Greenwood. Tugiye gutangira tureba Greenwood ni mbese n'iki yari amariye Manchester United. Greenwood ni umwana waje muri Manchester United afite imyaka 7, atangira mu makademi y'abatoya guhera ku myaka 7 arazamuka kugeza ubwo 2018 yaje mu ikipe nkuru ya introducewamo, akina imikino 3 yonyine, yinjiye asimbuye nayo ariko nta gitego yabashije kubona muri uwo mwaka yajemo wa 2018 aho yakinnye imikino 3. Umwaka wakurikiyeho 2019 2020 yaje gukomeza gukinira Manchester United, yakinnye imikino 7 atsindamo igitego kimwe atanga na assist. 2020 nibwo yaje twese tugatangira kumubona aho yatsinze ibitego 5 mu mikino 18, atanga na assist imwe, ariko yaje nabwo bari kumwintroduce gake hore, ariko mutangije kumuzana mu kibuga no muri match z'abakuru aza gutsinda ibitego 5. Mu mwaka wakurikiyeho nibwo sasa yakinnye imikino 19 atsindamo ibitego 7. Yari umukinnyi ubona ko afitinga muri philosophy za Manchester United, nk'umukinnyi muto yabiririye zitaguze menshi, ari umukinnyi utaba costing ibintu byinshi, wabonaga ko ari tara bari babonye Manchester United. Ariko umwaka ushize 2020 yaje gutabwa muri yombi azira guhohotera umukunzi wiwe kuko yaramuhohotera aramukubita. Umukunzi we wari wagiye kumurega, ariko byaje kurangira nyuma y'imyaka 2 muri gereza bamubwira ko ibyaha byose yabivanweho, cyane ko yaje kwiyunga n'umukunzi wiwe. Umukunzi we amusabira imbabazi mu rukiko, baza no gushakana bakora ubukwe. Ubona ko ibintu nyine byaje kugenda neza nyuma y'ibyo bibazo byose. Manchester United rero iravuga ati nitwahita tumwakira gutyo, reka tubanze dukora iperereza hagati yacu muri twebwe muri Manchester United, turebe se abayobozi baracyamwemera, turebe abakinnyi bagenzi be baramwemera, abatoza n'ikipe z'abagore zo babwiye iki kuri ino case ya Manchester ya Greenwood ko yakubise umugore mugenzi wabo. Ese bo babyumva gute? Turamutse dufashe umwanzuro, waba ubangamiye uruhande rumwe cyangwa se umeze ute? So Greenwood ubona ko ntago we ubwe ku ruhande rwe yabaye clear, avuga ko Greenwood ari umutsaje, ntacyo byaba bimutwaye kongera kuza muri squad, cyane ko n'umukinnyi afite Anthony atari umukinnyi yakizera kazamujyana iyi sezo nk'uko Greenwood twabonye yabikoze, kuko Anthony iyi sezo ishize yatsinze ibitego 4 byonyine, kandi ubona ko atari umukinnyi uri aggressive ushobora kuguhereza ibitego byinshi. So ukabona ko ntago atiteguye kuba yatakaza iyo chance yo gutunga umukinnyi wa Greenwood ufite tara kandi ukiri mutoya utanabakostinga amafaranga menshi. Ukabona ko na groupe ye abakinnyi 5 bo muri groupe ye bakuru barimo ba Casemiro na ba Bruno Fernandes na De Gea ataragenda, baragiye begera umutoza ntago bamubwira ati uyu mukinnyi ibyaha byamuhanaguyeho, umuzanye ntacyo byaba bitwaye akagaruka muri SWAT. Natenaga nawe aravuga ati sinjye ufata decision ku ikipe cyanyuma, nyine nk'aba bakinnyi baba barahanwe n'amategeko y'igihugu, singewe ufata decision ya nyuma kuba namukira mu kibuga. Nibwo sasa mu minsi mikeya ku munsi w'ejo nibwo twabonye Manchester United irekura itangazo rigira icyo rivuga kuri ino case ya Greenwood. Riragira ati nyuma yo guhagarika ibirego byose aregwa Mason Greenwood muri Gashyantare 2023, Manchester United yakoze iperereza ryimbitse ku buryo
aregwa ibi byashingiye ku bimenyetso byinshi n'imiterere itari mu ruhame rusange, kandi twumvisha abantu benshi bavuga uruhare rutaziguye cyangwa ubumenyi bw'urubanza muri iki gikorwa cyose. Imibereho n'ibitekerezo by'abakekwaho kuba yarahohoteye byabaye ingenzi mu iperereza ry'iyi kipe, kandi twubashye uburenganzira bwe bwo kutamenyekana ubuzima bwe bwose. Dufite kandi inshingano kuri Mason Greenwood nk'umukozi wabanye n'iyi kipe kuva afite imyaka 7, kandi nka papa we mushya natwe cyangwa se nk'umufasha mushya. Icyiciro cyo gushakisha ukuri mu iperereza ryacu kirarangiye, kandi turi mu byiciro bya nyuma byo gufata icyemezo ku h'ejo hazaza ha Mason Greenwood. Bagakomeza bavuga ati twagiye tutekereza ku bitekerezo byanyu ibyo mwatanze byose, abasupporter ba Manchester United kuri ino case ya Greenwood. Ati twagiye dufata ibyemezo, kandi twizeye ko icyemezo cya nyuma tuzagaragaza azaba ari icyemezo kitabogamiye ku ruhande rumwe, ahubwo kizaba ari icyemezo gifavoriza impande zombi. Ariko ikinini muri ino tangazo twabonye, nta kintu kigaragara twabonye ku buryo twavuga ngo Greenwood ngo iri tangazo riragaragaza ko azaza cyangwa se azagenda. Ijyane no gutegereza tukareba ukuntu ibintu bizagenda kuri Mason Greenwood. Kugeza izi saha nta kintu Manchester United iratangaza nkayo twagenderaho, ariko icyiza kuri Greenwood ni uko ntabwo amubona muri projet ze, kandi akaba ari umwana mutoya ushobora kuzongera akiintegra muri groupe bitamugoye. Sawa murakoze.